On TTV. Muraho neza nongeye kubasuhuza mwebwe baduteze amatwi aho muherereye hose ari nako mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye mugiye kubana mu kiganiro nitwa Popo. Ikiganiro ni Bookstore ini on TTV, tugiye komeza kubana nk'ibisanzwe. Reka nshimire buri mwese ukomeza kubana nanjye, ari nako nshimira abantu mudahema kunyereka urukundo, mudahema kutwereka ko muri kumwe natwe. Umuntu rwose abantu bansabye kubasomera igitabo, ndabizi ko ngomba kugisoma. Ubutaha nzaza mbasomera igitabo muri kunsaba cyitwa 48 Laws kugira ngo noneho mukomeze kwishima. Ndabizi ko mugitegereje muri benshi, ariko ni igitabo cyiza. So uyu munsi rero ndagaruka n'iki, murabibona ko nta gitabo nazanye. Of course wakibaza kubera iki uyu munsi ntafite igitabo, turagaruka kuki, things like that. So reka turebere hamwe buri muntu uko umuntu abayeho kuva ku munsi we wa mbere, kuva aho umaze kumenyera ubwenge ugeze ku isi, yaba umubyeyi ukurera yaba aho wavukiye, bakomeza bakurera, bakwigisha, bagutoza kugira ngo uzabashe kubaho ariko uzagere ku ntsinzi. Bikaba akarusho iyo nawe umenya ubwenge, ugera aho ngaho rwose ukumva ko ukeneye intsinzi ukanayiharanira. Hahandi ikintu cyose ukora uba witaye ku kuvuga ngo ese ibi bintu ngiye gukora birampa inyungu. Umuntu wese abaharanira kugira ngo abe ukomeye, uharanira kugira ngo abantu bose bajye bavuga ati wow, Popo yageze kuri ibi. So uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe ikintu ibintu bishobora kukubuza kugera ku ntsinzi wifuza, cyangwa se inzozi zawe, kugera kuri success, kuba successful. Hari ibintu byinshi muri kano kanya, nkuko wenda buri wese aba yifuza kuba yagira intsinzi ageraho, ariko ntago bikuyeho ko wabura imbogamizi. Noneho hari imbogamizi ziterwa nawe, nizo nshaka kugarukaho uyu munsi. Ni ibintu bitatu by'ingenzi turi bavugeho. Reka tuvuge nka gutya, aho ngaho uba wowe nkurikiranye ko biri kose, ufite inshuti, ufite abavandimwe, ufite aho uturuka, cyane ko nigize kuba ikiganiro mbereka inkomoko y'umuntu, ariko please ntukite kuho wakomotse. Aho waturutse usibye kuba warahavukiye ukahava, ari amaraso yawe. Ubundi mu bijyanye n'ibintu biri negative, mu bijyanye n'ibintu bitari bugire icyo bikumarira, nta kintu mpamvu gipfana. Mu gihe rero niyo mpamvu bavuga ko umuvandimwe wawe ni umuntu wese ugufitiye akamaro muri wowe. Noneho reka tuvuge kuri iki kintu gishobora kukubera imbogamizi. Umwanzi wa mbere cyangwa se impamvu ya mbere ishobora gutuma utagera ku iterambere ryawe, utaba successful kuri wowe, ni iyi ngiyi. Iyo ugumye ahantu hamwe, mu cyongereza ho babyise comfort zone. Kuguma ahantu hamwe ni ikintu kimwe kibi gishobora gutuma utagera ku ntsinzi. Guti kuguma ahantu hamwe ndi kuvuga ni kwa kundi umuntu aba abayeho afite inshuti zimwe zidahinduka, ukaba utuye ahantu hamwe, ukaba ukora ikintu kimwe. Muri entrepreneurship bo biga ubwoko bw'aba entrepreneurs. Hari umu entrepreneur uba udashaka guhindura. Niba warakuze muri quartier acuruza agataro, akagacuruza imyaka 100, imyaka 100 si wowe, akagacuruza mpaka imyaka myinshi, ukarinda umuntu mukuru ubona gicuruza agataro. So atari ukuvuga ngo nuka gataro ngo ari cyo kintu cyiza. Oya, ikintu uri gukora muri kano kanya ntago ari cyo kintu cyawe cya burundu. Oya, ahubwo ikintu cyawe ikintu uri gukora uyu munsi ni ikintu kiri kukwereka ikindi wakora. That's why iyo uri muri comfort zone ukumva ko utayivamo. Ubundi comfort zone ni ahantu uri comfortable, ahantu uri kwiyumva ko uri kumva nyine ari ugomba kubura. Noneho hari ahantu wumva ko ari ugomba kubura ari habi. Mu gihe cyose uri gukora ikintu kimwe kidahinduka, udashobora guhindura imitekerezo uvuge ngo reka mpindure nkora iki, ugasanga ufite inshuti zimwe, none ugasanga ni za nshuti zidafite n'ikintu zikurusha, ahubwo wowe ugasanga ufite ibyo uzirusha. Isn't it? Ibyo rero ntago ari byo bintu ntago ibyo byatuma ugera ku ntsinzi yawe. Niba ufite inzozi wifuza kugera, uvuga ati ntabwo uyu nguyu nakora ibi, biragusaba kuva muri comfort zone mbi. Niba uvuga ngo inshuti zanjye sinazivaho, mfite abantu twakuranye, sinzi ibiki, hari abantu bo mu Kinyarwanda babyita ngo kwironda, ugasanga abantu bakoze akagroupe, ugasanga nawe uba muri iyo groupe kandi mu by'ukuri ufite inzozi zirenze iz'abo bantu bafite. Niyo mpamvu umuntu mukuru umwe yarambwiye ngo ntuzaganire n'umuntu utarize. Icyo ni icyambere.
arambwira ati ntuzagane nanone n'umuntu utaragenze ngo ave ahantu hamwe ajya ahandi. Arambwira ati ikindi ntuzaganire n'umuntu w'umukene utagira ibitekerezo, utagira inzozi zagutse. Arambwira ati abantu batatu ntuzafuze kwicarana nabo ngo muganire. Ndamubaza kubera iki? Arambwira ngo nta kintu baba bazi na kimwe. Of course ushobora kuba udafite amafaranga, ariko ufite ibitekerezo by'uko wakora amafaranga. None utekereza ko uri ahantu muri comfort zone, noneho amplesi mbi idashobora kugira ikintu ikunguraho. So kugira ngo ugere kuri successful yawe rero biragusaba kuza guhindura aho uri, kuva muri comfort zone. Kubera ko ubundi mu cyongereza baravuga ngo every minute is a chance to change the world. Umunota umwe ufite kuri iyi si ukiri guhumeka, buriya ni amahirwe yo kuba wahindura byinshi kuri iyi si. That's why ugomba kuva muri zone imwe kuvuga ngo ndaguma muri ibi bintu, change. Kuko ubundi hari igihe biba ngombwa ugahinduka. Ntago waguma ahantu hamwe, uba umeze nka robot, uba umeze nk'umuntu uraho. What kind of that? So niba nkurikiranye muri kano kanya kugira ngo ubashe kujya neza ku nzu zanje, kukwibutsa ko ugomba kwitegereza comfort zone, ahantu uri kumva koko ari ugomba kubura. Hari kugufasha iki? Reba inzozi ufite, abantu muri kumwe se basi bumva ibyo ushaka kugeraho, ku buryo uvuga uti ndi kumwe nawe kubera ko ashobora no kuba yamba ibitekerezo. Ikindi kintu ugomba kumenya, mu cyongereza baravuga ngo the real life begins at the end of your comfort zone. Can you imagine? Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwa nyabwo uba ushaka kuba wowe umuba iyo wavuye muri comfort zone yawe urimo muri kano kanya. Kangaruke ku urubyiruko rumurikira, cyangwa se niba nawe nkurikira ukaba ufite hari umuntu ukiri muto ubona wabwira, reka ngutume. Hari ibintu urubyiruko muri no minsi ntabwo ushaka kwibasira abantu bafata drugs, ibiyobyabwenge. Ariko ibiyobyabwenge ntekereza ko murazi neza ko atari ikintu cyonyine zino banywa cyangwa se bitera. Ikintu cyose ugiyemo kikakuyobya ubwinshi ugakora ibyo utashakaga gukora bidafite inyungu. So rero niba uri umwana muto w'urubyiruko bavuga ngo mfite ngo ndi muri comfort zone, ngo mfite abacuti banjye, ngo turagenda tugasohoka turanywa turabyina, that's good. Ariko se nizo nzozi zawe? Ubuzima bwawe bwa nyabwo butangira iyo wavuye kuri ibyo bintu. Iyo wahinduye imitekerereze ukavuga ngo reka mve hano hantu ntangire, niho ubuzima bwawe bwa nyabwo butangirira. Ikindi kintu gishobora gutuma utagera kuri success yawe ni ikihe? Mu cyongereza bakise helplessness. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi wibwira ngo nta kintu nakushobora, ese ubundi n'undi nta kintu nakora, nta nubwo mbikwiye. Hari umuntu twaganiriye numva arambabaza, arambwira ngo pupu ngo n'ubundi njyewe n'ubundi ntago mbikwiye, ngo ntago nkwiye, ntago mbikwiye. Hari umushinga aragiye gukora, yumvaga ufite mu bitekerezo ariko akawumeza yumva amajwi amubwira ngo ntago bikwiye. Can you imagine? Ese mu by'ukuri ninde muntu udakwiye ibintu byiza? Namwe ko mubireba, wowe nkurikiranye ubona koko nyine wirebye pe byararangiye nta kintu kiza ukwiye kuri iyi si. So kwibwira ngo ntago bikwiye ntago bishobora gutuma ukora. None utekereza niba uri muri comfort zone mbi, uri kumwe n'inshuti mbi. Abanyarwanda bo bavuze neza ngo ni ikigare kibi. Ubundi ikigare cyaturutse tuzabireba. Bavuga ngo ni ikigare kibi. Iyo uri kumwe n'inshuti mbi uri ahantu habi, ahantu utuye naho ubwaho ari habi. None nawe ubwaho ukajya wibwira ngo n'undi sinshoboye, Imana yanjye. Ni ukuri ko Imana nubwo wamara n'iminsi ku isi utubumva utanakwiye no kubaho. So rero ukwiye kumva ko ukeneye intsinzi, just banza wibwire wowe ubwawe. Kwa kundi ujya kwireba muri miroir, ugiye kwisiga, ugiye kwisokoza, ugiye kwambara, wanyura ahantu kuri miroir ukireba. Harabana abanyeshuri njya mura nabo, yagera ahantu hari ibirahure by'amafima akajya makireba kugira ngo arebe niba atashye gisa neza, cyagiye kugera ku ishuri gisa neza. Kuriya kuntu wireba ukwiye no kwibwira amagambo meza. Wikibwira ngo nta kintu ushoboye, nta kintu wagerayo. Nuse nyine wakigeraho gute? Nawe ubwawe uripinga. Iyo rero ni weakness mbi ishobora gutuma utagira ikintu ugeraho. Please niba nkurikirana nizere ko utari bitameze gutyo. Nizere ko utari wa muntu wibwira amagambo nk'ayo mabi, kuko nemera neza ko ijambo ryubaka kandi rikanasenya.
So ikindi kintu kibi gishobora gutuma utagera ku nzozi zawe ni ukumva kutahuza, ni lack of consistency. Ni nko kuvuga ngo kwa kundi umuntu aba yanga kuva hamwe ajya ahandi, guhindagurika kwibihe kwawe. Uyu munsi urakora bikanga, ejo bigakunda, umunsi bikanga, ejo bikanga, ejo bigakunda, hakabona igihe ugira ngo neza neza biranze burundu, none ejo undi ukabona watumbagiye wageze hejuru. Icyo bikwereka nta kindi, bikwereka ko iyo urimo kugenda umanuka uzamuka umeze nk'umuntu uhuzagurika, ubu uri mu Giswahili babyita kuyugayuga, ukayugayuga, ukasitasita, kusitasita. Ni ukuvuga ngo umeze nk'umuntu ukubita umutwe hano wazgaruka, reka tubyite nk'ibigeragezo. Mu gihe cyose uri gushaka kugera kuri success yawe ugahura n'ibigeragezo, ukavuga ngo yego nta noho ndarambiwe, ukamera nk'umuntu ugivinze up, then ukayamanika, reka tuvuge gutya. So iyo uvuze ngo just ndemeye reka mbireke, nyine of course uba biretse, kandi mu by'ukuri nutekereze wa mwanya wataye urimo gukubita hirya ugaruka hino, ibyo bigomba kuguha experience. Nkuko nababwiye ko experience ni ikintu cy'ingenzi ukeneye. So kugira ngo ugere kuri success yawe nejo bundi uzahure n'abandi bantu batari bagera ku byo ufite, nuko wemera guhura n'ibyo bintu byose. So iyo wiyumvamo rero ko utazagira ngo utazahura n'ibyo bibazo mu byo ushaka kugeraho, for sure ntago bibaho. Kubera iki nkubwira ngo kuba uri muri ibyo bihe bibi bikubuza kugera ku ntsinzi ntabwo bikwiye kuguca intege. Ni iyihe? Nuko wenda kubemera Imana avuga ko nako ntabwo ari kubemera Imana gusa, Satani ni umwanzi w'ibyiza, sibyo? Kandi ikintu dufite ni igihe, kandi igihe nacyo ntabwo gikunda. Ntago nababwiye ko igihe ntago wakorana nacyo uri umunyantege nkeya. So that's why niba unkurikiranye muri kano kanya, don't worry about how you are consistent now, kubera ko kuba urimo gukubita hirya ugaruka byanga bikunda uzamuka gake gake, no matter, ibyo ntacyo bitwaye, that's good. Kuko iyo ukora cyane ni nakubona amahirwe cyane, kandi iyo uri gukora cyane ubona ibintu byinshi biri bukurwanya. So iyo ubonye ibyo bintu bikurwanya nawe ukabyereka ko ntago ufite guhangana nabyo, you fall down. Kandi niyo mpamvu kuki bavuga ngo umuntu w'umugabo ngo nagabo ngibibaza arabisanga. Ntago bavuze ngo umugabo igitsina gabo, no, kuba uri strong nibyo biri gufasha kugera ku ntsinzi zawe. Ibi bintu uko ari bitatu nababwiye rero. Icyambere, reba ahantu abantu uri kumwe nabo. Niba utari muri comfort zone mbi, niba utari ahantu ugira ngo ni ahantu heza, ngo ahantu ngo niho ukwiye kuburi, oya, have. Ikindi, niba uhavuye ibwira amagambo meza, ndashoboye, nabikora. Mugero kwibwira ko wabikora, bikore nyine, niko bavuga, bikore. Kuko kugira ubwoba nta ribi, kugira ubwoba nta kibazo, ahubwo kwemera ko bwabwo bagwaye buri bugutsinde. Gerageza ubikore. Uko ukora cyane ni kuba umunyamahirwe, uko uhura n'ibibazo ni kugira experience y'ibyo ukora. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuri kino kintu, ariko reka nizere ko wowe wari unkurikiranye ugiye gusigarana ibi bintu. Please funguka mu mutwe, mu magambo make yabyara ibyo ngibyo. Reka tuzasubire, nshaka kubasomera icyo gitabo muri kunsaba nkuko nabibasezeranyije. Ni igitabo cyiza cyane, nshimira cyane abantu muri komeza kukinyibutsa. So guys, what I was telling you was this. I was telling you about enemies of your success. What can make your success being failed? So when you try to stay at comfort zone, at the same place with the same people, you can't change people, you can't go from one place to another, you can't try anything, you just stay in one job, in one work. Just change. Sometimes to change is good, because you have a chance. Every minute is a chance to you for change the world. Also, you have to be unfair of consistency, because consistency brings you persistence. You also have to tell yourself the good words. Tell yourself that you are strong, you can do more, you can achieve more. So guys, I guess you were with me. So make sure you subscribe, like, share, and comment. Ciao. On TTV.